ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo nige, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo, Yesu Kristo. Imana twese duhagaze yegereye hano mwakire. Uwiteka Mana yacu, twakiriye ijambo ryawe ry'uyu munsi kandi n'ibyabanjije byose twabyakiriye, reka rikomereze mu mitima yacu. Iri naryo ry'umukozi wawe naryo turarisengeye kugira ngo rigire umumaro muri twebwe. Turakwemereye Umwuka Wera kugira ngo utegeke kandi uganze ukorere muri twe, dukomye mu mashyi twakira ijambo ryawe, tukwakira n'umukozi wawe mu izina rya Yesu, amen. Kandi amen. Amazina ni Reverend Pastor Steven, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri. Imana yagize neza, neza umuhungu n'umukobwa. Tuyoboye ministeri Karufari korera i Kigali. Turashimira Imana kubwanyu mwese, abenshi ndabazi, nabo nari hazi ngiye kubamenya mu kanya. Imana y'amahoro tugirire neza. Turaririmba akaririmbo kavuga ngo abawe yabamenye kera. Niturangiza ijambo ry'Imana, niturangiza ngagira umwanya wo guhanura kuko ndi umuhanuzi, yewe n'umwanya wo kubasengera nubwo ntari bubakoreho, ariko ndaza gutegekesha ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Yemera rero badushyiremo inanga itari hejuru cyane, turirimbe ngo abawe yabamenye kera. Niturangiza twinjire mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, reka duhaguruke gatoya. Abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane, abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera, ayiwe abayo yatumenye kera, abayo yadukunze kera, abayo yatumenye kera cyane, abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane, ayiwe imfubyi yatumenye kera, abapfakazi yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane, abayo yabamenye kera. Mushiki wacu abivuze neza, yavuze ngo niyo Esiteri yaceceka ntagire icyo akora ku Bayuda, ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Niyo abantu bakureka, niyo abantu bagapfiriye, niyo abantu bagusiga mu kibazo, hari Imana ikura mu kibazo, hari imbaraga zikura umuntu mu kigeragezo. Amen. Ntabwo reka mbabwire, icyo namenye ni uko uyu mugabo tuvuga ntareba uburanga, ntareba ubugufi, ntareba
ituze ntareba inzobe oya aha reka nkubwire icyo namenye kuri uyu mugabo nuko iyo aje gutabara nta muntu umuhagarika. Amen. 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 tuvuge ngo amen. Amen. munyemere twige ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Imana ibaho umugisha. Amen. igicarire mu cyubahiro cy'Imana. icarira abadayimoni mu izina rya Yesu. ndabizi ntabwo shidikanya tariki 21 y'ukundi kwezi mu wundi mwaka urusengero ruzaba ari runini. Satani yabyemera atabyemera ruzaba ari runini. kandi wabyemera utabyemera Imana igiye guhagurutsa abantu twagura urusengero kubw'umugambi w'Imana. tuzashyiramo amakaro, tuzashyiramo vandarateri, tuzashyiramo ibishoboka. Imana yampamagaye. Njyewe impamvu mvuga Imana gutya, njyewe narapfuye ndazuka. uyu mugabo turaziranye ngendera ku mbago tujya mu musozi ajyana. namureba ndamuga ati genda tugufasha. uyu nakwibutse reka mbabwire iyi Imana igutoraguje ibifite aho ikutwaye ntabwo yagutoragura gusa idafite ikigutoraguriye, ntabwo yakurokora idafite ikikurokoreye. neva niba uru rusengero ruri hano hari impamvu Imana yaruhasize. niba natwe turi hano hari impamvu duhari, hari imbaraga zirahora. ntabwo Imana yakora ikosa ryo gushyira mu rusengero rungana gutya ngo turi ahantu h'imfungane, hano hari inzu zingana gutya, hano hari inzu zingana gutya. ntabwo yaba ari Imana. turabagurira tubimure twagura ubwami bw'Imana. Imana ni nyir'amafaranga. ndaza kukubwira ibintu birindwi Uwiteka ntanyemerera, ariko icyambere ufungura umutwe. ibintu byose bipfira hehe? mu bitekerezo. kandi yabivuze neza, iyo uteye intambwe ntoya Imana itera intambwe ntoya, iyo uteye intambwe nini Imana itera intambwe nini, iyo uryamye ahantu hato Imana iryama hato, iyo uryamye hanini Imana iryama hanini, iyo uguze isafuriya nini Imana iguha ibyo kurya bicamo, iyo uguze agasafuriya gatoya n'ubundi iguha dutoya. biterwa nawe. Bwana asifiwe. niba ukeneye kugendana n'Imana tera intambwe ntoya umekinge neza kuri kugendana nayo. ibiri imbere ntibikureba Imana izirwanirira, Imana iziraranje. bakumva kandi irafunze Imana izayifungura. icyo ishaka izagikora mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. turacyari kumwe. munyemerere mbabwire Imana twitahe. imvura yagwa itagwa turavuga Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. ubunini bw'ubumana ubumenya bitewe n'uko utekereza. ubunini bw'ubumana ubumenya bitewe n'uko wumva Imana muri wowe. niba ushaka kubona Imana uyu mugoroba uraza kuyibona, uyitahane mu rugo, ubwire umugabo ngo Imana yambwiye ko itugiriye neza. kandi nuko biraba. Yohana 11:32 ikintu bita ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ku bw'amababa. ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwatugiriye icyizere bakatwemera kuduhagarika hano. Yesu aguhe umugisha. ndashimira abantu mukorana kuva kure kugera ku mutoya. Imana ibaha umugisha. ndashimira abantu bari hano. Imana ibaha umugisha. ndashimira amababa n'umuryango we n'umugore we. Imana ibaha umugisha. ndashimira abacuranzi n'abandi mwese muri y'iki gisenge cy'iyi nzu.
Imana ibaho umugisha. Turashimira mushiki wacu. Thank you very much. Asante sana. God bless you. Wakoze cyane. Igikorwa yakoze nacyumvise, turamushimiye. Kandi mubwire ngo marayika w'Imana aracyacingura imiryango. Kandi mubwire ngo icyo Imana imuhamagariye ni uguhuruza amahanga kugira ngo Imana igaragare. Kugira ngo Imana igaragare. Uhuruza amahanga. Noneho mubwire ngo ntahumure, nta ndwara izamushobora. Ibyisha abanyamahanga we ntibizamugeraho. Mumbwirire ngo uru rushoro, mbese uri igikoresho cy'Imana basi. Ni inyungu yayo. Soma mu izina rya Yesu. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba ari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima, arawuhagarika, aramubaza ati, mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri abo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yabashije kubuza uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhutsa umutima, agera ku gituro cyari isega ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Mariya mushiki wapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka ko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimye ko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Yego. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro, sohoka. Wari upfuye arasohoka, azingazingiwe imyenda amaguru n'amaboko n'ibitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure, mumureke agende. Komera Imana amashyi bukiriha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9:36, mbone mvuga intego y'amagambo indangiza mbabwire ko atari Yesu wamuhambuye, ahubwo Yesu yategetse batwebwe ngo tuguhambure. 9:36 dusome mu izina rya Yesu. Kandi Iyopa harimo n'umwigishwa witwa Tabita, risobanurwa ngo Doroka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko irunda hari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutumaho abantu 2 bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doroka yababoheye akiriho. Petero arabaheza bose, arapfukama, arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita, haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka, aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Iyopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi Iyopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Iyicarire Imana iguha umugisha. Amen. Mwami Yesu umfashe bisobanura uko wabimbwiye, kandi unyongeremo n'ibindi kuko nzi ko ushoboye byose mu izina rya Yesu. Amen. Intego y'ijambo dufite iravuga ngo
igitekerezo cyawe cyiza gitumye Imana ikugarukaho. Igitekerezo cyawe cyiza, kugambirira kwawe kwiza, ishyaka ryawe ryiza rigabiye Imana ku buzima bwawe. Hari umuntu ubyumvise hano? Gutekereza kwawe kwiza, amasengesho yawe meza, ibyifuzo byawe byiza, ishyaka ryawe byiza, gufasha imfubyi kwawe kwiza, gushaka akazi kwawe kwiza, kugarura abantu muri Yesu byiza, bitumye bikoze ku mutima w'Imana, bitumye Imana ikugarukaho. Birumvikanye? Ubwo Imana igarutse rero, akato bari baraguhaye ugiye kugasohokamo. Ubwo Imana igarutse rero, ibyo bari barakwinukiye kubyakira. Ubwo Imana igarutse rero, izina ryari ryarabaye izina ribi rigiye kuba izina rizima. Ndagira ngo unyumve neza. Aya magambo tugiye kuvugaho, ndagira ngo ubashe kuyumva neza. Uyu mugabo witwa Yesu, ndagira ngo mubwire ngo nta santima agira. Niyo warira hakaza amaraso, iyo uri inyuma y'ijambo ry'Imana ntabwo bikora ku mutima wa Yesu. Iyo uhagaze mu ijambo ry'Imana, Yesu aza vuba. Kabiri, amasengesho yawe niyo wasenga amasengesho y'uruvangitiranye, iyo udahagaze mu cyanditswe uba umukene, kuko utazi icyo Imana ishingiraho. Ntabwo Imana iri inyuma y'ijambo ryayo, Imana iba mu ijambo ryayo. Gatatu, iyo uri umuririmbyi, iyo uri umuhanuzi, biravuze iki? Gutitira ntibyazana Imana, kuririmba cyane ntibyazana Imana iyo bidashingiye mu ijambo ry'Imana. Iyo uhagaze mu cyanditswe ukabwira Imana ngo na handitswe ngo wavuze gutya, bizagenda gutya, bitera Imana gukora, kuko Imana yubaha ijambo ryayo. Imana ishimwe. Reka mbabwire bino bintu. Yesu yari inshuti na Lazaro, nuko ari inshuti nawe. Umunsi umwe yasuye umwana wo kwa Yayiro, bamuha urw'amenyo. Muribuka igihe Yesu yari agiye kwa Yayiro, yari avuye kumuhamagara, hari umugore waje afite ikintu bita intego. Biratubwira ngo uyu mugore yari yarafashe ubutunzi bwe abumarira mu baganga, ntibagira icyo bamumarira, ariko amenya neza ko hari umuganga uri hejuru y'abaganga, hari umugabo ukiza indwara, ngo aca mu bantu, ngo aravuga ngo jyewe niyo nakora ku itunda z'umwenda we, ntabwo bisaba ko mukoraho ibintu byinshi, ndaza guca. Niho uwo mugore yakiriye igitangaza muri gahunda Yesu yari afite. Ntabwo uriya mugore yari arimo. Mu bantu bazapfumaka ntabwo urimo, mu bantu bazakena ntabwo urimo, mu bantu bazapfakara ntabwo urimo, mu bantu bazakora impanuka ntabwo urimo, kuko uru rushoro rw'Imana, Imana irashaka kwigaragariza muri wowe. Niyo mpamvu izakurwanirira paka kugezayo. Gatatu, ngo araza arabyiganira, uva ngo ubwire. Iyo ubyiganyiza aho werekeje, niyo uhuye n'abavayo, ntabwo wemera kukumanukana nabo. Hari abantu muzahura muri rugendo barananiwe, banyweye inzoga, barasambanye, kandi bavugaga indimi. Kuvuga indimi ntabwo byakuraho gusambana, kuririnda cyane ntibyakuraho gusambana, oya gusenga cyane ntibyakuraho gusambana, ariko gutunga Yesu byakwirukana gusambana. Iyo utunze Yesu muri wowe, aguha imbaraga zo kunesha ibyananiye abandi. Iyo utunze Yesu muri wowe, aho abandi bananiwe, wowe urakomeza. Numva neza, hari abantu muzahura bakubwire ko bananiwe, gucuruza ntibyakunda, ingo z'iki gihe ni ingo mbi, abagabo b'iki gihe barananiranye, abandi bakubwira ko Imana itagitanga amamodoka, ntabwo Imana igitanga amazu, ntabwo Imana igitanga abagabo. Uzababwira ngo muceceke, ibyo ndabizi. Njyewe hari amakuru ufite ko Imana izagirira neza. Njyewe hari amakuru ufite ko urusengero ruzaguka. Njyewe hari amakuru ufite ko
makuru ntabwo wita ku bavugavuga. Nyumva neza ikindi ngira ngo mbabwire, iyo Imana yavuganye nawe ntukabisasapirize, wowe bikomereho, wongere ubisengere, wongere ubisomerere, ariko password ni ugukiranuka, password ni ukumenya ko ihagaze n'Imana. Noneho uyu mugabo, uyu mugore amaze gukira, ikintu cyantangaje ngo Yesu yumva ko imbaraga zimuvuyemo. Aho sinahasomye, reka ngarukira aho nasomye, nta mpamvu yo kujya gudu cyangwa se ahubwo umva ikintu cyabaye. Ngo uyu muntu na Lazaro ngo bari inshuti. Noneho umunsi umwe Yesu arigendera, amaze kwigendera asa nk'aho amuretse gatoya. Hari igihe Yesu akuretse gatoya kugira ngo umenye ko utuganye n'umuntu witwa Leya. Ndakubwira rero, nongere kubwira Rasheli, akamaro ka Leya ni ukukunegura. Leya akubwira ko iyi senti tumva, iyo abonye yatetse amakaroni agira ngo we ntabwo uzayateka. Leya agira ngo byashizeje. Leya iyo atwaye imodoka agira ngo Imana ntabwo igisubiza, ariko ihangane Rasheli wawe arimo araza kuko uhagaze mu mugambi w'Imana. Yumva neza, ngo arangije kumukoraho, noneho ngo Yesu we yumva ikibaye, ngo arahindukira abwira Petero ngo Petero, kuva nava Sonatini, kuva nava mu byaro, kuva nava mu mujyi, nanyuze ku bantu benshi, ariko mbonye umuntu uruta abandi bantu. Ati hari umuntu ngozeho, ariko Yesu mu byayi bakubyiganyeho, muri buhuru bakubyiganyeho, tuzamuka hano ku musigiti bakubyiganyeho, none tugeze hano ngo niho bagukozeho. Aramubwira ngo ya babandi abantu basigaye bubaka urugo bashaka ifoto. Niba ubaka urugo ushaka ifoto uzakora divorce. Niba ubaka urugo ushaka kubaka, Imana izagushyigikira. Nuza mu rusengero ushaka pastor Kami, uzafata ifoto utahe. Nuza ushaka Yesu uzatahana mu rugo. Bivuze neza cyane. Ayiwe Kami avuze ijambo ngo ndarikunze. Abantu basenga abantu aho gusenga Imana. Mbese hagati yabo n'Imana bashizemo igikuta. Doko ngewe nzasengera kwa kanaka bitewe na kanaka, ngewe oyasha wasenze Yesu niyo wasengera musi y'igiti cy'avoka kwa kumubwira Yesu gusa, kuko Yesu azakora abantu bahari kandi azakora abantu badahari. Icyo agambiriye gukora si cyiza, si kibi, ni cyiza. Ndashimira Yesu taramuka abantu bareba. Noneho uyu mugore bamukozaho, Yesu amenya ikibaye. Noneho ibyo byarangiye. Noneho umunsi umwe ngo Mariya ahamagara Yesu, aramutelefona, alo, asanga ni kompozi, alo, asanga ni kompozi. Ajya kuri email, aramwandikira kuri email ntiyamusubiza. Ajya kuri WhatsApp, aca kuri WhatsApp ntiyamusubiza. Aca kuri Facebook ntiyamusubiza. Aravuga ngo noneho ubwo adashubije email ngo asubize WhatsApp, ngo asubize Facebook, akaba tutajya telefone, reka mpagurutse umuntu mutuma ajya kumureba ahari ndahazi. Ngo bahagurutse umugabo aragenda asanga aho Yesu arakambitse, aramubwira tumva Yesu nawe urahangaha, ntabwo uzi ibyabaye, reka nkubwire, kuvuga cyane ntabwo bikanga Yesu, gusakuza cyane ntabwo bikanga Yesu. Igikanga Yesu ni uguhagarara mu ijambo, igikanga Yesu ni ukumwumvira, igikanga Yesu ni ukubaha. Ibyo bituma Yesu aza kuba. Noneho ikintu cyatangaje, ndamubwira Mariya yambwiye ngo ntabwo byitayeho musaza wanjye, avuga ngo rero sinjye n'amagambo menshi, genda ubabwire ko indwara arwaye atari yo kubimwica. Uzi ko ari byakubwira ngo uwo mwana ubyaye azakura yarangiza agapfa. Uzi ko ari byakubwira ngo baguhaye inzu bagahita baguhapiriye avu. Uzi ko ari byakubwira ngo iyo nzu twite harimo umuhungu azavukamo umukobwa. Uzi ko ari byakubwira ngo uwo mwenda nguhaye uzarama bagahita bagwiba. Aho rero niho tugwira. Iyo ubonye ikintu kidasa n'icyo Yesu yavuze utangira gutuka abahanuzi. Reka da, kuvuga ko azaza niyo ataza bivuze ko atazaza. Oya, niyo yakangura gutabara bigasa nkaho bitinze, uba wumva imirindi y'Imana mu mwuka. Uyu mugabo aragenda abwira Marita, aramubwira ati uva kunambiri, arabwira indwara arwaye ngo si iyo kumwica. Amaze iminsi ibiri Yesu Lazaro ahita apfa. Ari wowe watukane, watukomora cyangwa watuka Yesu. Ubu hano hari abantu bikoreye abahanuzi, ibyo bambwiye ko bitasohoye, wowe ntibavuze warabisohoye.
ndacuruza none ko nahombye nuko watangiye umushinga utamubiri. Hari umudamu umwe nabwiye Imana irambwiye izamutabarira mu makara, arangije ajya gucuruza amakara, ajya gucuruza ibirayi, birangije yabirangura bikabora, yabirangura bikabora. Ndamubwira ngo yakubwiye amakara atabora wagiye mu bibora, komeza wahagira. Arahagira igihe kigaza arangarukira, arambwira ngo noneho ndemeye ajye mu makara atabora, ajye mu makara bicamo. Aho uhagaze n'Imana yakubwiye, niba ariho tegereza kuko nabigira indimi ebyiri. Wasanga ufite umugabo w'abandi, ejo bundi umukobwa wamamagaye ngo musengere nabonye umugabo, mubaje ati se ko mbona uwo mugabo afite undi mugore, ngo nta kibazo yambwiye ko azangira uwa kabiri. Ndamubwira ngo genda nawe wahagire nk'abandi. Wowe twari umugabo w'abandi ngo ni ukugira ngo witirwe ko bashatse, tegereza niba gukira ukigukomeje Imana ikugarutseho. Lazaro rero amaze kumva iryo jambo niyo twasomye ngo arangije arapfa. Umva ikintu nakunze, apfana ijambo. Ubu wowe nibabwira nibishaka gusubizwa neza badupfa. Abantu mwese muri hano mutarapfa, niyo mpamvu mutashubije. Umunwa nturapfa, amaso ntarapfa, amaguru ntarapfa, amaboko ntarapfa, mbese nturapfa. Umuntu yaravuze ngo impamvu abantu bavuga cyane iyo tubatije umuntu ni ukubatiza umubiri agasigara ururimi. Ubu twafashe systeme yo kujya tububatiza muganga ariko sora ururimi gatoya kuko ururimi rurimo rurakora amafuti cyane. Ubu mwese hano mwarabatijwe ariko ururimi rwanyu rwatwika n'urusengero. Ubu hari abantu basohotse n'urusengero kubera mwebwe. Abantu ntabwo mushaka ko abandi bazi, twakagombye kuba hano dufite service nibura 3. Nibura service saa 2, saa 4, saa 4, saa 7, saa 7, saa 9. Ariko ntabwo mwabyemera. Uzi impamvu? Ni uko wowe ubwawe n'abo muturanye batemera kukijijwe. Ubu hano hari umuntu tumutumye umuntu baturanye ku cyumweru azamuzana ntiyamwemerera kuko azi yuko adakijijwe. Ni wowe umuvuga bwa mbere, ni wowe umutaranga bwa mbere, umunyu ntabwo wawumuha, imbuto zawe nizihise. Umunsi umwe Yesu yakoze akantu bita agakoryo, ari kumwe n'abigishwa be, baragenda bageze ku giti cy'umuti. Yesu bashatse imbuto ngo arayibura, arakiravuga ati pu, ni ukukubona umutumbarazo gusa. Ubundi wowe ubitse iki? Atavuga ngo bitewe n'ukuntu wateza gutiyaje muri iyi nzira ndakuvuga ngo bahita barebana, ese byashoboka n'ukuntu gitoshye. Umunsi umwe bagarutse basanga cyarumye. Dufite ikibazo cy'abakristo, murasenga ariko na Yesu mufite. Niyo mpamvu ukiraguza, niyo mpamvu ugisambana, niyo mpamvu gutura ari ikibazo, niyo mpamvu utatanga icya 10, niyo mpamvu utavuga ngo reka dutekereze cyatuma umurimo w'Imana waguka ntiwabyemeza. Utanga icya 10 bambara ikote, utanga icya 10 bagura inyama, utanga icya 10 tubyibuhe, ntacyo nzabaha n'ubundi barabyibushye. Reka ngubwire, Esiteri baramubwira ngo niyo waceceka abayuda bazatabaza. Muri Covid Kigali twebwe abantu baravuze ngo abapasiteri ngo akabo karabonetse. Donc urumva twebwe babazi ko dutunzwe n'amaturo kandi nibyo. Urumva donc ntangi Kigali, yenda vuga Kigali pana hano kwa Kabo. Niba batuye 50,000 tukaba tudafite ikibazo mu rusengero ugomba kurya byose nabarara. Hari ukuntu rero kureba imbivuze rero kama ari burakari ngo barya amaturo ahubwo aba yatayarya ntamugisha mwabona. Uko umunsi yaburaye ntamugisha muzabona. No Bibiliya avuga ngo mubarebe iby'umubiri wasabiremo iby'umwuka. Bikavuga ngo umukozi akwiriye iki? Ibihembo. Ukorera ku gatuti arire hehe? Gatuti ko mwese mu gikomasa. Ubu ngo yego harafunze ariko bari kwa mukabaki. Abandi ko nikangubwiye iyo umukozi w'Imana atariye niyo yagusengera ibya kajana. Umunsi umuntu umwe nagiye 12 maba barahazi sengera umudamu yarakeneye amafaranga 500,000 kereje kujya mu Bushinwa.
nanjye ngeneye 500 ndi gusenga Mwami Yesu imbaraga zawe zizana amafaranga ndagiye muri banki ndayakuruye umudamu antegereza abona ko ndi gusenga cyane araza arambaza ngo ni ikihe kintu ufite gituma ushishikaye gutyo gusenga cyane ndavuga ati ngeneye amafaranga 500 yonyine ati noneho izo mbaraga uri gutakaza usengera 500 ngenda yaguhaye utakaza usengera miliyoni 500 ndavuga ati oya utaza kumbesha banzo yama ahita mbarira 100, 200, 300, 400 yakubita mu gasakoshi so gusenga yewe mana sera nabura amahoro darangiye ndakora ngo irambwira ngo bagiye kuguhamagara tukira aramuhamagaye ngo amafaranga twemeye kuyaguha yahise nzamura kwa Randa angurira inkoko twongeye guhura yarakize kandi njyewe iri umukene bipfira hehe mu bitekerezo ndavuga nanjye iyo menye ngambwa ati miliyoni basashana iramuganza ngo uyu munsi uze gusaba ikintu gifatika ko Imana itunze byose kano kantu tegereje ndakubwire ugatahana yego kano kantu ugatahana utahane ijambo rivuga ngo Imana impereza intoki yamana inyama Imana ishirira 5 yakishirira 200 itiza umutwe yakiza kanseri ituma yama ndabyuka yandemera n'amateka Imana ikora akantu gatoya yakora n'akanini izere ko Imana yazanye hano muri Kigali yagera no muri Amerika Imana yasize kami hano akubaka kano gasengero kanana n'ikibiriti yamuha na etaje nizere ko kano gasengero agiye kuko abakinini iyo meko kuko hajya bamabuye yakoka n'usengero yero uko byizeye 21 z'ukwa gatatu mu wundi mwaka uzaba ari amen muri zenkanje turizeye ko uyu muhanda bazakora neza tukatuparika kandi kakubwirika nongere Imana nkore yiyaranje yabikorejo yabikora mvuya ariko bw'imodoka yiyumva iyo nyigira amanye guhaza ariko yiyaranje niwo ndashaka ni wowe bwa mbere uzaparika hano ngageze ngahasangiye yawe ngapariki yanjye izaba Kristo zikaza zikurikira mu izina ryanjye amavuta atemba ava ku mutwe ajya hehe nagiye ahantu kubwiriza sanga umukristo afite imodoka ebyiri ndafite imodoka 3 pasiteri nacyagenda n'iki n'amaguru ndavuga karabaye mbaza pasiteri karaba mwaparitse mu mutima kera iki uyu mugabo hari ikintu kimwe nari muziho usengera hehe mu mutima njiva ahantu ngigera muri Gisenyi akariko nahise menya kuri kami teranira hose gasengera hehe mu mutima ntabwo njya byibagirwa ariko umusore igeze gutekereza ndimo ndaha nyuma bamunabaza ndavuga ukuri ubundi munasengeraye sanga ko ari mu mutima bafunze isengero abasengera mu rusengero baraguye ariko abasengera mu mutima barakomeje mujya muteranira ahantu musengera hehe mu mutima cyangwa none pastor bite byawe imodoka ireti iparitse mu mutima ndakango kura parking mu mutima uparika ku rusengero ndangije ndabwiriza ndabwira ngo Imana irambwiye uri bwiruke mbere akazana kontaki akayishyira hano gusa ku birenge by'umutambyi aragira igitangaza cyihuse none Imana kumbe Imana ashaka kugira ngo imuhe imodoka ebyiri hagutse umudamu umumama n'umugabo bose bari kwa bazishyira ndava n'ubundi zasiye rimwe muzireka iyo umugore yabonetse niyo umugabo irabonetse reka mbabwire ubu twacuruza inyanya n'ibitunguru imodoka y'umugabo ikaboneka kandi twabigeraho twabikora nzabantu bacuruzaga isombe mu birere babura umupasiteri imodoka bacuruza isombe n'amata biterwa n'ubushake Bwana sifiwe dore ikintu gitwica umusengero we ndeshya nabyo amapata aresha ntaramukanye nabwiye umuntu ndamubwira ati saa 8 nimba ku rusengero rwa Kami
ngomba kurya hehe, ngomba kwiyaraje ngajya kuri sena kurirayo. Umuntu arambwira ati uzi ukuntu hahenze, ndambwira ngo nimpagera iri gushakira igitabo, ndambwira si kera ngira umurasi najyaga kuri seri, none kuva nawe umupasiteri kuva nazi igiseri sindajya kuri seri, ndavuga oya iyo munsi ndajyayo. Humura sinkubwiye kujyaneyo, Yesu aranjyanayo. Wowe nudakora hari umuntu uri gukora, upfa kuba nabitekereje. Tekereza neza Imana igushyigikire. Haleluya, amen. Ngo baramubwira ngo ni ukuri kandi kandi urusengero ruragutse, imodoka iragurutse. Amen. Ndabihanura kuri kamera, ibi ngibi ndi guhanura no mu yindi myaka uzabisanga hano kuri YouTube. So rero niba mbihanuye kandi nkomeye, urusengero turarwaguye. Icya kabiri imodoka yabonetse. Icya gatatu Imana ikurindiye umwana wawe kugera ku wanyuma. Ikindi urugo rwawe Imana irarurinze. Donc imbaraga z'abarozi Imana izikuyeho kugira ngo ukomeze urugendo. Ibyari kukunaniza Imana ibikuyeho. Imana muhagararanye nayo iracyari Imana. Imana icyubahiro. Imana icyubahiro. Hari amasengesho wasenga upfukamye urarira utakambira Imana. Iyo ujyambye Imana yarumvise. Igisigaye ni ukuguhuza n'icyo wasengeye. Bibiliya tubwiye ngo nuko ngurazana arapfa. Reka mbabwire, umunsi umwe Samweli yagiye kwa Yesaya, abwira Yesaya ngo abana bawe nabo, ngo afata amavuta yuzuye ihembe agiye kuyamena kuri kutari, amavuta arabyanga. Ndagira ngo mubwire icyaboneka izayoba. Nta mudayimoni uzicarira icyawe, intebe yawe ntawe uzayicaramo, ifi yawe ntawe uzayiroba, iseta yawe ntawe uzayicururizamo, ntawe uzagutwarira umugabo, ntawe uzagutwarira umugore, ntawe uzagutwarira visa, kuko icyo Imana yavuze ikibereye maso. Aramubwira tumva abana bawe none ko amavuta yanze, ko yanze nta kandi kana ufite, yewe karahari kabese mwishyamba. Umva ikintu cyanejeje, ikibazo si ugutinda ayiwe kano kantu kumva kano kantu gafate. Mfite ubwoba ko mutari kunyumva, mfite ubwoba ko mutari kunyumva. Iyo wirukanse ukagera i Kanani utigiye mu butayu, ni Kanani wigirayo. Dore ubutayu ubuvamo ngo ni bukuvamo, kubera iki wasimbutse esikariye. Kavuga ibintu birindwi byo bidasanzwe. Ikibazo se ntabwo muri kwandika, muri kubyumva. Icya mbere kwizera kwawe iyo utabukoresheje kuragimba cyangwa se kuzana ingese. Iyo ushaka Imana urayizera, wamara kuyizera ugafata kwa kwizera ugahita ugukoresha. Mbese kwizera kwawe ni igishoro kikujyana ku isezerano. Ari Imana we, uri kubyumva se? Icya kabiri, iyo Imana yakubwiye ngo izagutuza, niyo abantu bahatura haboneka impamvu ituma ajya gufata amafaranga muri banki kugira ngo kwishyura bimunanire, noneho uze umugurire kugira ngo isezerano risohore. Cyase kuvuga iki? Isezerano ryawe ntabwo rizabura aho risohorera, nubwo amazu bayubaka bakayuzuza, nubwo imihanda bayifunga, nubwo bafunga insengero, nubwo bafunga amasoko, wowe isezerano ryawe Imana iziyaraja ikunyuze kure iguhuze naryo. Gatatu Imana ikubwiye ngo mwana wawe nzabana nawe, iyo ivuze ngo nzabana nawe hahaguruka ikintu bita nzaguta, sinzagukunda, njyewe ndakwanga, kugira ngo Imana irebe icyo wizeye icyo ari cyo. Iyo wizeye nongere mwibutse ko esikariye y'ikinyoma ni esanseri, ariko esikariye y'ukuri ni ama esikariye. Ukuri kugenda gake, ariko iyo kugezeyo kuraganza. Nubwo ikinyoma ari cyinshi, ihanganira ukuri, uriho kuraza.
gatatu, umugore ugiye kubyara, hano ko murakumva cyane. Umugore ugiye kubyara, icya mbere kimuranga agira imigendo. Icya kabiri kimuranga ni uko agenda gake. Hari icya gatatu kimuranga ni ibisi. Kane ni ukubabara. Icyumba cy'abagore babyaye neza, icy'abagore babaza n'icy'abagore batarabyara ntabwo ari bimwe, nubwo byaba bishamikiranye ariko si bimwe. Ihanganira icyumba urimo, ugiye kugisohokamo, ujya mu kindi cyumba. Mana we, muranyumva abakristo? Muzamure ibiganza ndebe niba muri kunyumva, mutere haleluya basi niba muri kunyumva. Mwameze? Okay. Igero kizakwambutsa, kano gafata. Igero kizakwambutsa gihagazeho abashinyaguzi, gihagazeho abanyamagambo, gihagazeho abavuga ko iwanyu bakwanze. Igero kizakwambutsa kiriho abakuroga, ariko niba ukomeje urugendo uzabanyuraho wambuka ujya i Kanani. Karumvikanye. Igero kizakwambutsa hagaze abapasiteri batagukunda, hagaze abahanuzi batakwemera, hagaze abakifuza ko ugusenya urugo, hagaze abakifuza ko utagura imodoka, ariko we nukomeze uzabasiga, wowe ukomeze ugere ku gitangaza. Umva kino kintu, umva kano kantu. Amen. Haleluya. Abananiwe nuhura nabo bazakubwira ko iyo bavuye nta kiriyo. Uzababwire ngo njyewe iyo nkomeje ndahazi sindi gusubira inyuma. Icyapa nategeyeho n'icyo wategeyeho biratandukanye. Iyamamagaye bivuze neza ka God bless you, bivuze neza. Yavuze ngo ahamagarwa ntimwari muri kumwe. Donc uwe azi neza ko urusengero ruzaguka. Buriya njyewe nahamagawe mu bihe bigoye. Njyewe nzi neza wasubizwa mbere, watinda gusubizwa, watabarwa mbere yanjye ntidashizeyo. Nyumva neza kano gafata. Papa kandiki andika ngo iyo umuntu Imana ibona izamuhomba imusubiza mbere, kuko umuntu urwaye cyane ashyirwa muri urgence. Donc hari icyumba cy'indembe Imana ifite, bano bantu ubona bashubijwe, Imana yabonye ari indembe itubasubiza mbere, ariko wayihangana icyumba irimo ugikomereyemo. Amen. Nuhura n'umuntu washubijwe yakubwira ngo igihe wasengeye ntabwo ikumva, uzamubwire ngo Imana yabonye ko impaye ibyo byawe byazamuza kugerayo. None Imana irimo kubizana kuko itindije umurikira gute iramutegera. Tuvuge kandi ngo amen. Umva kano kantu gafate nako, mubwire ngo kwanikwa cyane no kumeswa cyane no kunyagirwa cyane ntibikuraho uwo umuntu ari we. Gafate kwanikwa cyane, kuvugwa cyane, kunyagirwa cyane ntibikuraho. Mubwire ngo bapimye ADN yawe basanga Imana muri kumwe, niyo mpamvu gikomeye. Baramubwira ngo aratubwiye ngo indwara rwaye siyo kumwica. Akimara kuvuga iryo jambo ngo ahita apfa. Ikintu cyanejeje, ku munsi wa mbere araceceka, ku munsi wa kabiri araceceka, ku munsi wa gatatu araceceka. Nubwo yaceceka apfa kuba yaravuze, kandi gukirika kwa Yesu bikwiye ko atazaza. Umva ikintu yakoze. Ku munsi wa kane ngo arahaguruka aragenda, ngo agezeyo ngo arabaza ngo mwamushizeyo, ngo asuhuza umutima, ngo ararira, ngo amaze kurira ngo aravuga ngo yo, ngo aramubwira ngo dore disi ukuntu yamukundaga, abantu bakuvugiyeho ni benshi, ariko ibikwiye ko Imana yavuze. Ngo arangirije umva ijambo nakunze nihuta cyane, ngo aramubwira ngo indwara arwaye siyo kumwica. Iryo ni ijambo yavuze mbere, ariko kuko Yesu yari afite ubuzima ku rurimi rwe, ariko urangisha ngo indwara arwaye siyo kumwica, yasiganye n'ikizamukiza. Ndagira ngo mubwire, nubwo uri guca muri ibyo bigeragezo, ariko wavuganye nawe ikizagukiza yaragisigaranye. Nubwo abantu baterana
ariko ikizagukiza yaragisigaranye. Hari umuntu ukenda bavuga ngo amen. Ngo ahageze aravuga ngo noneho kanigire kuri teri. Ndashimira Yesu ko yizeye kuri teri. Abantu baraje ntibamenye ukuri kwawe. Abantu baraje ntibamenye inzara utunze. Abantu baraje ntibamenya ubupanga ufite. Ariko bwahageze araza kubyikorera. Uracyizeye? 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 Ngo ahageze ngo aramubwira ngo bamusize, aragenda no kumva, ahageze ngo arasenga. Niba Yesu yarasenze kano kantu gafata. Daniel yigeze asenga 21 ngo agitangira gusenga Imana yumva amasengesho. Imana y'ibisubizo biyora n'ubwami bw'uperesi ntiyarekeraho. Akomeje gusenga Imana avuga ko habaye iki? Tugiye kumanura ibisubizo byanyu byari byarahagaze mu kirere. Kuko Imana izi umwambaro wawe, izina na numero yawe, icyawe kiraba icyawe mu izina rya Yesu. Ngo arangije ngo Imana isubiza Daniel abona ibyo yasengeraga katigeza acika intege. Ihangana bikagucika intege, umwambaro wambaye ntabwo uzakomeza kuwambara. Njyewe ndibuka ku bantu batanzi, njye nabaye hano muri uyu mujyi w'umurasi. Njyewe nakoze akazi ka leta gatandukanye. Njyewe nabaye ho rasta muri uyu mujyi nta muntu nkora. Njyewe uko mbyumva, mwita uko mbyumva, njya mu kabari uko mbyumva. Umunsi umwe ndabyibuka nari mvuye muri boîte ari saa 10 za mu gitondo. Kora n'umukecuru wo muri ADPR Galilaya agiye muri nibaki. Arambwira ngo mvuka Imana mbwiye. Nari meze gutyo. Ndiho nta urumva ndi rasta kabisa. Nuzuye ibyo bitakuzuye. Urumva numva kabisa nta kintu cyankora. Arambwira ngo irambwiye ngo izagukoresha. Ngo bizaca hose ariko izagukoresha. Ndambwira ngo mukecuru rekeraho ngiye nkorera Imana. Akenshi umuntu w'umunyabyaha arimo by'Imana kugira ko ayikorera, ariko arabeshya ntago abayikorera. Ndambwira ngo ngiye nkorera Imana kabisa. Arambwira ngo mukwimbwiye kandi irambwiye ngo izakwishakira. Kubera ubona ari ndiwe kamura ngo bakumbwiriza. Njyewe nta muntu wigeze abwiriza by the way. Ibi ndabikubwira ntabwo njye nagiye mu rusengero ngo bavuge ngo zamura ibiganza bakira mu mwami Yesu kare. Ijambo never. Njyewe nta muntu wigeze duhura mambwiriza ubutumwa bw'Rekada. Njyewe nihuriye na Yesu. Arambwira ngo urakora cyangwa ntukora. Urakora cyangwa ntukora. Ahita nkubita hasi. Itangaza ritarigira gute bitango napfuye. Ariko muri rwa rufu Imana izuramo ubuzima. Iyo utarapfa ugira amagambo, iyo utarapfa ugira amoko, iyo utarapfa ugira inzangano. Ariko iyo wapfuye Yesu azukira muri wowe ugatangira ukabitaremwe bisha. Ndabasabira gupfa neza Yesu azukire muri mwe. Aho ntabwo uzagira inzangano, ntabwo uzagira amoko, ntabwo uzahana kota amekosia lebosi inena pere kota. Kibazo cyane murashimikije. Amen. Mwanga gupfa. Rekada. Zakubyaha rekada. Rekura ubusinzi rekada. Rekura umugabo w'abandi rekada. Rekura amahanga rekada. Tanga icyacu rekada. Tanga ituro rekada. Inshinga nishe rekada. Iririmba rekada. Jya muri korali rekada. Nibyo kwa Kami. Kami niyo yapfa ruzakomeza. Kuko nabo bakiye kuri Kami, ngo bakiye kuri Kristo Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imana ni mutero ukamujyana muri Amerika. Izahaguruka undi muntu hano akorera iki? Imana. Nuko Imana ikora. Umva rero, umunsi umwe Imana yigeze ibona Yakobo. Kubara kujana nk'umuntu. Umunsi umwe Imana yigeze ibona Yakobo, isanga aracyafite, ariko reka mbabwire. Uzi ko hari ikintu mutazi. Ibabwire. Yego. Singanyaze. Cyangwa se ibindi kwigisha birakomeye. Yakobo yavuye kwasi. Ahawe umugisha. Umuvandimwe. Ageze kwa Labani arabona Kaga. Akora training. Baramureba bamukubita reya. Bamukubise reya mu gitondo atutse.
asanga ni beshya aravuga ngo ya ntabwo nahomba arashira arongera arakora abona arashira igihe kigeze Labani avuga ati oya nizi bigondo aramuriganya aramuriganya ariko Yakobo agira ikintu bita imbaraga akomeza gushyiramo akabaraga umunsi umwe bamwe kuride byose baragenda bageze Harani bagiye kwambuka Yakobo ngo yamusaba abagore be n'abana n'inkazi asigara hakurya iryo joro abona marayika ngo barakirana amuhindurira izina uwari Yakobo yitwa Isiraheli ndasaba Imana uvane guhindurira izina ndasaba Imana uhure nayo guhicyerekezo amen ibyo gupfundapfundikanya Imana ibikureho kujya guhaha n'inyanya z'ibimene n'ibishyimbo bya mitiyu Imana ibikureho kuryama Imana mbese Imana igira ikintu kuremera uko ni umutunzi wa byose yaravuze ngo isi bizuye n'ibyaha mawe yatubwiye ngo ni se w'iki w'imfubyi abiki umurengezi w'iki w'abapfakazi Imana irakurengera umva kano kantu ngo nuko aho hari barupinzi benshi Yesu yashakaga ngo atarayirasanga amutabare muri barupinzi hari ahantu utinze hari barupinzi hari ahantu utinze hari abatakwemera hari ahantu utinze hari abatemera Imana usenga ariko ikizanye Yesu ni cya gitekerezo gifite ikizanye Yesu ni kwa kwizera ufite akira imbaraga z'ubutabazi akira amahoro mu mutima akira gusa neza akira imbaraga akira icyubahiro akira amayerekwa akira kwizera akira viza yawe akira inzu yawe akira imodoka yawe iyo asuye Lazaro n'isuruza rwawe amen babwira abantu hano kumva ngo yo mikuru ijoro ryose umugabo n'umugore bahura so bamutera inda ariko hari ijoro bahura nkuko Elikana yahuye na Ahabu akamutera inda iri joro Imana agutera inda igitangaza muradakariye basi bararakariye mvuze inda y'igitangaza ntabwo mvuze inda y'umwana ariko niba ukeneye umwana wawe bagutera inda mvuze inda y'inzu imodoka yo gucuruza yo gukira sida yo gukira kanseri yo gukira diyabete akira inda y'Imana mu izina rya Yesu akira mu izina rya Yesu kandi haleluya kandi haleluya kandi haleluya kandi haleluya hari imbaraga zibohora hari imbaraga z'igitangaza ugiye gutahana aho Yesu yageze ibintu birahinduka aho Yesu yageze uwasonze agatangira kurya aho Yesu yageze uwambaraga nabi yambara neza aho Yesu yageze imfubyi iriga aho Yesu yageze umupfakazi yubaka inzu aho Yesu yageze ibyangombwa by'ubutaka biraboneka aho Yesu yageze amagambo ahinduka ijambo uramwakiriye Yesu watsinda y'umwuka wera watsinda y'igitangaza watsinda waje gushaka mu izina ryande mu izina ryande niba wizeye ko watsinda y'umwuka wera kandi abandi utere haleluya haguruka utere haleluya haguruka utere haleluya nicyo gihe cyawe nicyo gihe cyawe igihe kirageze Imana yigaragaze igihe kirageze Imana ikore tugiye gusenga ngo barazamuka abantu benshi bari bahari warangeje bakubwira ngo mukuru kiriya gitare ubu hari abantu bakuroze ubu hari abandi bakuzinze hari abandi bagiye mu buvumo bafata ifoto yawe bayigerekaho amabuye hari abandi bagiye mu mazi bafata ibuye uko tumuhiritse niko urusengero rwo turuhiritse ntabwo wahiruka urusengero ntabwo wahiruka urugo Imana yubatse hari abandi bagiye mu makoro bafata ikoro baryubikaho irindi koro ngo amahirwe yabo agize gute barayubitse
naje kukubwira ko icyo Imana yakubwiye nawe uzacubika, icyo Imana yakubwiye kiracyakora, icyo Imana yakubwiye kizasohora, babyemera batabyemera, Uwiteka aracyari ku ngoma. Barakuzinze, bakuzingiye abana, bakuzingiye amashuri, bakuzingiye umugabo, baravuze ngo uzafite acuruje, wavumwe n'umuntu jya kukuvumura. Haleluya. Ijambo rirambwira neza ngo siko bizaba kuba mutegereje, kezava amasezerano ari nta mpamvu. Ijambo rirambwira neza ngo iryo joro mwamabura ibitotsi, bazana igitabo barareba, basanga handitswemo ko ku cyumweru yateranye, basanga handitswemo ko yatanze icyacumi. Icyo wakoreye Imana kizanye Imana mu izina rya Yesu. Ngo arangije ngo mukureho igitare, tugiye gukuraho igitare cy'ubushomeri. Ubu hano abenshi murashomereye, kandi umugambi w'Imana si uko mushomeri. Abenshi hano ntabwo mufite bizinesi, kandi umugambi w'Imana ni uko mwese mugira bizinesi. Abenshi hano muri mu kibazo cy'abagabo bandi badakijijwe, kandi umugambi w'Imana ni uko abagabo bandi babatizwa. Abenshi hano mwarabye ariko ntabwo abana bari kwiga neza, nubwo hano hari ishuri. Abandi iyo mucuruje amafaranga muhita muhura n'inyatsi. Izo ni imbaraga zatewe n'abadayimoni, ariko Imana ibakora. Ndibusengera abantu bari mu ngaruka z'uko batigeze bumvira Imana, ndagusengera. Ndibusengera umuntu Imana yabwiye ikintu yagize ntiyagiha agaciro, izo ngaruka ndazisengera Imana zikureho. Ikindi ndibusengera umuntu wumva muri we afite ubwoba bw'ubuzima, Imana imutabara. Ikindi cyane tugiye gusengera umuntu Imana yabwiye ko azatera imbere agahura n'ibigeragezo akagwa mu mutima, nabo ndaje gusengera. Ngo barangije bazura Lazaro, ngo Yesu ahita amuzura. Amaze kumuzura, ikintu yakoze yaramubwiye ngo baguhambure bakure kugenda. Nanjye ngiye kuguhambura ngo reka ugende ujye mu mahirwe yawe. Cya gatatu ijambo twasomye, waba umuntu witwa Tabita ngo yakoraga imirimo myiza. Umunsi umwe abadayimoni barahaguruka bajya kumusaba. Bamaze kumusaba, Imana irabyemera. Mu kandi kanya bajya kuzana Petero ngo ahagaze avuga ngo uyu nguyu ntabwo nabyemera, kuko imirimo ye yaramuvuganiye. Barangije Petero ngo ahageze ngo arasenga, asenze abwira abadayimoni ngo wa murozi wa rupfu, uyu ntabwo ufite uruhare, reka ngubwire impamvu dayimoni ari kukumenyera ni uko wimuye Yesu. Uraba imika Yesu muri wowe, amateka ahinduke. Petero ngo aramusengera, ngo arangije aramuzura, anagumayo asigamo aderesi. Ntabwo nzi ikintu wasengera, ntabwo nzi ikintu cyakubabaje, ntabwo nzi igikomere wahuye nacyo, ariko icyo nzi ni uko kuba waje mu rusengero egari kwakira igitangaza, kuba waje mu rusengero egari gusubizwa ibyaha. Tugiye gusenga. Bacyari kumwe nanjye? Bacyari kumwe nanjye? Umvira ijambo. Igikuta kiri imbere yawe cyakubuza guhura n'igitangaza, ngiye kukipomagura mu izina rya Yesu. Igikuta kiri hehe? Ngiye kukipomagura mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Ikindi noneho reka ninjire muri ibintu mukanganirije. Ejo nagiye gusengera kuri Ntego, ndangije nanyuze mu matiyo ndazamuka ngata gutya, nsa nkaho nongeye gukata gutya, birangira ngezeyo. Navuyeyo nijoro rero, ariko ndi gusenga ejo ryarambwiye ngo nzababwire ngo imyambaro abantu bari babazimo, imyambaro abantu bari babazimo murava hano irangiye, murava hano muyikubiyemo. Ikindi kintu cyanesheje mukarambwiye ngo ninze mbabwire ngo icyari kibateye kunanirwa ni Imana ikuyeho kugira ngo musubire imbaraga zo gukomeza. Wacyakiye ko ari ubuhanuzi bwawe. Ikindi mbongere kubabwira, imbere turi kujya, niba ukeneye kuzagira ku isezerano witandukana na Yesu, hazaca umuntu uhetse Yesu. Aha turi kujya amabwire, ibi ndabivuga shize ubwoba, shize n'amanga. Imbere turi kujya tugiye gusubizwa, tugiye kubaka ama etaje, tugiye kurya neza, twambare neza, ariko Imana izabuka.
ubwo rero nakubwiraga hakiri kare ngo amafaranga Imana izaguha n'ubutunzi Imana izaguha ntibizatuma urekura Yesu, kuko ikizakwagura Yesu bazamura ibiganza tumusengere. Haba hari umuntu ugiye gutahana imbaraga zo kwizera imbaraga z'Imana, tugiye gusenga. Imbere gato indogobe Yesu abwira abantu ngo mujya mu kirorero murasanga icyana cy'indogobe mukizituye, ubabwira ubabaza uvuge ko ari ibyo gutegeka. Mubakizituye barakimuzanira, bakimuzaniye Yesu akicaraho, aticayeho ngo aboneza i Yerusalemu, yinjira i Yerusalemu, basasa imyambaro, basasa amashami. Indogobe irabyitegereza bavuga ati waaa ndakomeye. Hari abantu bakora ibitangaza Imana ibakoresheje, bavuga ngo Imana ihabwe icyubahiro, bagahabwa iki icyubahiro. Uzirinde kwizamura Imana imanuke, Imana izazamuke uzikurikiye, uzasanga hari hatari inzira yarazikuyeho. Doko nuzamuka wowe ugasiga Imana uzahura n'inzitizi, ariko n'Imana nizamuka uzikurikiye nta ndwara uzarwara, kuko Imana izakandagira uzakandagira hameze neza. Nakwibutsaga ko udasiga Imana izakugeza ku gitangaza. Ndashoje ndagira ngo rero ngana ku musozi mvuga bino bintu vuba vuba nihuse. Cyambere, umuntu akomezwa n'iki? Umuntu akomezwa n'icyo yumvise rangiza akakizera. Noneho icyo wizeye kigahinduka ubuzima. Noneho uko cyahindutse ubuzima utangira kubaho utabaye uko abandi babayeho, ubaye uko Yesu ari kukubwira. Icya kabiri tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Icya kabiri ngusigiye ijambo rivuga ngo fondasiyo ntabwo yakwirata ku mabati. Fondasiyo irase ku mabati, amabati avuyeho fondasiyo yahura n'ibibazo, ariko amabati na fondasiyo iyo byumvikanye birabaho. Niba ushaka kubaho ukarama, emera Yesu akuyobore, mukabura guturemo ugendane nabyo. Ntabwo nzi ko byumvise, ariko birakureba niba utabyumvise. Sijya hahera wowe. Ikindi ngiye kukubwira ni huta. Icya gatatu, intambwe uzatera yo gushaka Imana izakugeza ku byo washakaga kandi utigeze ubishaka. Ntabwo byumvikanye. Intambwe uzatera yo gushaka Imana izakugeza ku byo washakaga kandi utabishatse. Bivuze iki? Gushaka Imana kwawe igare ibindi bikagushaka. Ntabwo imodoka ikurikira ivumbi, ahubwo ivumbi rikurikira imodoka. Niba ukeneye imigisha iri mu Mana, shaka Imana imigisha iguhereza. Kane, ibyananije abandi niba ushaka kugira ngo ntibizakunanize, uzagira ubusabane bwawe n'Imana, usenge aho abandi batasenze, ukiranuka abandi batakiranutse, ubahe Imana aho abandi byabananiye. Imana izaguhoraho, amaso y'Imana azaba kuri wowe, kandi uzabaho unezerewe mu minsi yawe yo kubaho, kuko amaso y'Uwiteka n'imbabazi z'Imana ziri ku bakiranutsi, ariko ibyago n'umubabaro n'inkoni ziri ku ngozi z'ibibi. Niba ukeneye kubaho neza, sabana n'Imana. Gatanu, igihe uhereza Imana kingana n'ibisubizo izagusubiza. Igihe uhereza Imana, igihe ubana n'Imana kingana n'ibisubizo izaguha. Igihe uta Imana kingana n'ibigeragezo uzahura nabyo. Ntabwo nzi ko mubyumvise. Birumvikana? Igihe uhereza Imana, igihe uha Imana, umwanya uhereza Imana ungana n'ibisubizo uzasubizwa. Gatanu, amatwi yumva Imana cyane ajugunya umubabaro agasengera ibyiringiro. Amatwi yumva Imana cyane asengera ubukristo akajugunya ubupagani. Amatwi yumva Imana cyane, doko ibyo uhora wumva ni wowe, ibyo utindana nabyo ni wowe, aho utinda ni wowe. Nutina n'umusambanyi uzaba umusambanyi, nutina n'umuntu wica umunzani nawe uzica umunzani, ariko nutindana n'Imana uzaba umukiranutsi. Doko
ibyo ukunda kumva cyane, umuntu ukunda kureba filime cyane, umuntu ukunda kureba televiziyo cyane, umuntu ukunda kureba telefone cyane, umuntu ukunda kurya cyane, hari ibimuranga. N'umuntu ukunda kumvira Imana cyane, hari ibimuranga. Ndashoje. Cya karindwi, ndasubiza mubwira, ubugingo bwawe buri mu biganza by'uwakuremye. Humura, ntabwo uzapfuzana mu izina rya Yesu. Amen. Haguruka dusenge Imana. Ubugingo bwawe buri tada enema. Zamura ibiganza dusengane Imana. Tara bosele botikata enema. Tekereza umutima wawe. Ni ikihe kintu kigutindana nacyo? Ni izihe mbaraga urwana nazo? Ese ubuzima bwawe burangwa n'iki? Ndagira ngo gatoya gira ikintu ubwira Imana. Ngiye iminota 5 mbere yo kuza kugusengesha. Ubwira Imana ngo ndiyemeje gutindana nawe, ndiyemeje guhagarara gushaka, niyemeje kugukorera habeho n'aho abantu batabishaka. Wenda ubwira Imana ngo ibyo Satani yari yaragambiriye ku buzima bwawe ndabyanze. Wenda ubwira Imana ngo icyo abadayimoni bahora bankubitira uyu munsi ibazo rya Yesu. Tangira usenge. Omba. Njye ngo abantu basenga murabizi. Gusenga ni urufunguzo rw'imigisha. Gusenga niyo ntwaro dukoresha tujya kureba Imana. Gusenga bihindura amateka. Gusenga igihe ibigeragezo. Gusenga bituma imbaraga zikurwanya zivaho. Sengera ubuzima bwawe, sengera urugo rwawe, sengera abana bawe. Ikureho igisuzuguriro. Ngo Yesu azura Lazaro, zura ibyawe. Bwira Yesu ngo ndashaka gusura amateka yanjye. Senga. Mbere uko nanjye mbasengesha, ndagira ngo nawe usenge. Zabura ibyifuzo byawe. Sengera kino cyumweru ugiye gutangira. Sengera abana bawe, sengera urugo rwawe, sengera amafaranga yawe, sengera famiye yawe, sengera ubutunzi bwawe, sengera umugabo wawe, sengera umugore wawe, sengera turubita, sengera bizinesi yawe. Ni izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe Mana, turakwinginze. Abadayimoni baturwanya, dayimoni basubiza gusubizwa. Wewe wasuye Lazaro, tura amasezerano, tanga urubyaro, tanga akazi, kiza indwara, hanagura amarira, kirukana ubukene. Uru rusengero turawusengeye ngo urwagure. Tanga abaterankunga, tanga uburyo bwubakwa. Shyigikira abaririmbyi, shyigikira abacuranzi, shyigikira abakristo. Mana sohoza amasezerano mu izina rya Yesu. Ndirukana abadayimoni b'ubukene, dayimoni b'indwara, dayimoni bababuza kwakira. Ndasura amasezerano, dayimoni babuza gukorera Imana. Icyo namenye, hari Imana igira neza, hari Imana itabara, hari Imana itanga ubuzima, hari Imana itanga urubyaro, hari Imana itanga umugabo, hari Imana ikuraho imyuka mibi. Mu izina rya Yesu ndirukana kino cyumweru cyose. Imana izakugirira neza, Imana izaguha umugisha. Kino cyumweru Imana izakugirira neza. Icyo twifuza kurya tuzakirye. Senga, bwira Imana iguha ibyo kurya, Imana iguha ibyo kunywa, Imana iguha aho gutura. Hari amasezerano yawe Imana yakubwiye, Imana yasohoze, Imana isohoze amasezerano. Rya Yesu, iyo ndwara si yo kukwica. Tabita murahamagara, Tabita yakoreye Imana. Petero ngo araza, arasoma Tabita, nanjye ndakuzuye. Mu izina rya Yesu, ijambo ryambwiye ngo ni se w'imfubyi, ijambo ryambwiye ngo nawe yakeceka, nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Aho wariye, aho wambaye ubusa, aho wasonzeye, uharire. Reka Imana ikwambike, reka Imana ikureho igisuzuguriro. Ndasengera akazi, ndasengera iterambere, ndasengera amavuta y'Imana. Ndirukana kurota nabi mu izina rya Yesu. Kino cyumweru Imana ikurebe neza. Telefone saleta. Zamura ibiganza byawe. Buretse gato turaba.
assurance. Memo ni ibiganza. Umuntu wirotera yapfuye. Akirotera yapfuye. Nazamura ikiganza. Ndavuze umuntu wiroteye yapfuye. Nazamura ikiganza. Hagarara hano muri stade. Umwana ahagarara hariya ntakwegera. Uri sakoshi mu nzu. Gutya. Sawa. Umuntu wiroteye yapfuye. Niwe mpamagaye. Muzamura ibiganza. Nirukanye umwuka w'urupfu ku buzima bwanyu. Uwabarose, uwabarogeshe, uwavuga ngo ntacyo muzigera mugeraho. Uwo mudayimoni ndamwirukanye. Ni izina rya Yesu Kristo uri Nazareti. Dayimoni y'urupfu, dayimoni y'urupfu. Ndavugana nawe. Rekura bano bamama, rekura abana b'Imana baje mu rusengero. Aha ntabwo ari aho gupfira, ni aho gukirira. Guhera uyu munsi urupfu rwabagendaga ndubakuyeho mu izina rya Yesu. Amen. Mwakira ubuzima, ntabwo mwipfuye, Imana ibongeye igihe cyo kubaho. Mutere haleluya 3 z'uko mubaye bazima. Komera Imana amashyi niba ntacyo bimutwara. Ndashaka undi muntu. Umuntu Imana yabwikiye ariko ntiyacyumvira. Mbese umuntu uri mu ngaruka zuko atigeze yumvira Imana, akaba ari mu kibazo uyu munsi. Wenda Imana yakubwiye kwishingira, urishingira. Imana ikubuza kujya ahantu, urahajya. Imana irakubwira ngo kora gutya, ntiwabikora. Irakubwira ngo kora gutya, ntiwabikora. None uhura n'ingaruka z'uko utumviye Imana. Niba ntacyo bigutwara, zamura ikiganza. Njyewe ntacyo bintwara ndisubirira ikiganza, ariko urasigaranye ikibazo. Ngwino hano usengere, hagarara muri uyu murongo. Ntabwo ndagukoraho humura, ko nanjye ndikwirinda nawe ugomba kwirinda. Ngwino vuba vuba, imwegerane mutangane umurongo uko twitaye neza. Egera imbere wowe, muzamure ibiganza. Mana data wa twese, zamura ibiganza Mana. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nirukanye ingaruka zari kuri aba bantu. Uri Imana y'imbabazi kandi uhora ubabarira. Nirukanye mudayimoni wari wabateje ingaruka. Guhera uyu munsi mbasabiye kumvira Imana, mbasabiye kugendana n'Imana, mbasabiye kubaho mubana nayo. Nirukanye abadayimoni babaturaga mutayumvira. Ingaruka z'ibihano mwari murimo ndazirukana mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko wabariye kandi ukabukuyeho n'ingaruka zari kuzabamerera nabi mu izina rya Yesu. Mutere haleluya 3 z'ubutsinzi. Tukomere Imana amashyi niba ntacyo bitwaye. Ndashaka gusenga mu mutima we, abimazemo iminsi ahanganye n'umuntu, ariko sindavuga umuntu muhanganye. Kandi urumva mu kirere cyawe urumva ushaka kwimuka aho hantu. Zamura ikiganza gusenge, egera hafi. Ndiyo ndihuta, ndiyo ndasura. Ijambo ry'Imana rikatwitangaza kandi gusenga kwadutangaza. Muzamure ibiganza. Uwera wa Isiraheli, imbaraga uhanganye nazo, urifuza kwimuka ugahindura ubuzima. Ndasenze ngo Yesu wamamagaye agutubuze igitangaza. Uzagaruke hano uri mu bantu bashima. Imana igukure hari igushyira ahandi, igukureho kariya kagambane. Nirangiza yongere umugisha, amateka yawe ahinduke. Data arabikoze kandi abarinze kugira hariya mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana amashyi. Ndashaka gusengera umuntu umeze gutya. Iyo yicaye mu ntahawe yumva mu buzima bwe hari ibintu biri kuzamuka bigashira. Ikindi gihe akumva muri we haje imbeho nyinshi bigashira. Akumva utuntu tw'udusimba, akumva mbese muri we ameze nk'aho hatemo umuriro bigashira.
n'imbaraga z'abadayimoni n'icyo kibazo kikuba zamura ikiganza ndagira ngo usenge kuko ni imyuka watambutse ndagira ngo dusenge Imana zamura ikiganza uwera wayishyira he Imana ikuraho abadayimoni Imana ikuraho parariza Imana ikuraho amarozi Imana ikiza mu rubavu Imana ikiza mu nda tara elema penerimo likatopikosia n'umuntu urwaye umugongo azamure afate harwaye azamure ikiganza umuntu urwaye mu ivi afate ku ivi azamure ikiganza umuntu urwaye ugutwi afate ku gutwi azamure ikiganza ndagira ngo dusenge nirukanye indwara muri iri teraniro ndasenze mpamagaye Yesu wazuye Lazaro azakiza uwo mutwe azakiza ayo maguru akiza umubiri wawe izo mbaraga zagendagendaga mu maguru yawe ndirukana abadayimoni mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndasenya izo mbaraga zigufata mu rubavu ndirukana iryo hembe ndirukana ibyo bitega ndirukana iyo ndwara umugongo ntukire amaguru ntakire mu nda ntihakire amatwi ntakire umugongo ntukire amavi nabe mazima kuko iyo mpamagaye n'Imana ikiza humeka neza ntawe uri muzima aha naho gukirira naho guhura na Yesu akira gukira tanga abamutari hano bari bumbukiza zamura ibiganza dusenge kino cyumweru umuntu witeguye ko Imana imuhindurira ubuzima natere haleluya kino cyumweru umuntu witeguye kwakira amafaranga natere haleluya kino cyumweru umuntu witeguye kujya neza natere haleluya kino cyumweru umuntu witeguye kwishyura ideni natere haleluya iki cyumweru umuntu wizeye inzu ye natere haleluya umuntu wizeye ko Imana ize kuzura ibyo natanga abandi atere haleluya umuntu wizeye ko iyazuye Lazaro igahagurutsa Tabita igahagurutsa akazi ke igahagurutsa bizinesi igahagurutsa urushako rwe ikazana agakiza zamura haleluya y'imbaraga yamakanza mwase mwambaye iyo mwabagwane Imana yabakuyemo ibambitse amakanzu iyo kwa amasezerano ikindi intambara wari urimo Imana igoye kuyisohokamo icya gatatu batambwiye nukaranga ngo byari byaragutse Yesu abimukuriyeho teka haleluya Mana yambaye umubwire ngo urugamba n'urutsi Imana igoye kurusohokamo amahoro mbijyambwe ngo nikubwire ngo ibyo abantu bavuga n'ibyo bavuze biratandukanye mukaranga ngo nikubwire ngo induru y'abantu Imana igoye kubabwira bene bone sane kide mukayambwe mubwire ngo ibyo abantu bakwifurizaga sibyo Imana ikwifuriza mukaranga ngo usenge amasengesho ya bucece kandi ujye gusenga wenyine Imana ikugirire neza nagiye kubona mbona imbere yawe hari akagusupiri kagenda kagufashe Imana iranze ako kagusupiri Imana igakuyeho amahirwe yawe yazaga ameze nk'aho isanani Imana iguhaye umugisha utari isanani komera Imana amashimwe z'imagara wari ugiye ikibazo cyo mu nda yo hasi ukanga kujya kwa muganga kumva ari amarozi Imana yambaye ngo Imana ikurinze umuntu wakorera muri fanta ari inshuti yawe ijire ndarambira kubwira amaboko yawe Imana yahaye icyo gukora kandi cy'umugisha ukarambira ngo nikubwire ngo hubura hari umudani Imana ihagurukije araguhereza amafaranga 300 uzagenda ukorera umugisha w'ubuteka komera Imana amashyi niba ntacyo bikora ngo hari kampani kandi iyo kampani ugiye gukorana nayo
hari konta nagiye kubona ngo iyo konta riraje mbona baraguhamagaye nabwo turayisinya umaze kuyisinya baguha umwanya utangira kuyobora abandi numva umukambwira ngo iby'Imana bikoze kugira uzaza muri cyubahiro cyayo ijwi ndarambwira ngo nikubwire ngo kandi ntabwo bizava ku munyarwanda ntabwo bizava ku muntu wa hano bizakora isiturutse hanze kandi iri mu nzira nagiye kubona mbona gusa cyari gisigaye gikontara kandi umukarambwira ngo harimo imodoka aho harimo inzu aho harimo kubaho harimo iterambere ikindi kintu anezerewe uzagira ikintu cy'ishyaka ryo kwitabye mu nzu y'Imana Imana ikugirire neza cyane ikindi kintu anezerewe ni ugusha Imana ibwira ngo Imana yongeye ubusabane hagati yawe nawe cyane mubwire muhamuro w'umuryango we wari kuzarwara kanseri ariko kubw'ishyaka rye n'umuhamagaro Imana imurize kanseri kugira umubwire ngo uhabwe umwana Imana itanze mu biganza nagiye kubona mbona Imana imanuye ikintu bita ububyutse reka mbite ngo ni presence y'Imana nyinshi muri presence y'Imana mubwire ngo kubaho kw'Imana kuri iyo ngingo kandi mubwire ngo intambara Satani ari kuzahaguruza zatuma urugo rudakomeye Imana imurinze icyatuma atagera ku isezerano Imana iri kumwe nawe mubwire ngo Imana iri kumwe nawe mubwire ngo Imana imuhaye abamarayika batatu basigaye bagenda kandi bashobora bamutekereza bamuhanuzi bityo azagira abantu benshi bazamufasha bakamuhamagara tuzamura ibiganza Imana nagiye kubona mbona Imana igwaye motosha n'ibyangombwa byayo numva umwuka arambwira ngo umudayimoni wari warakwicariye Imana imukuyeho ari ahantu bari baravuze ngo ntuzava ariko Imana yamaze kuhagukura piko tita inima ishuri ryawe rimeze nk'aho ririmo kwase ariko Imana igwaye gukomeza kwiga telefone vuba kandi imishinga ibintu uziga bizagira umumaro wowe n'abandi enemonde vore salefia kuri wowe ariho umuhamagaro wo kumuhanuzi ariko uzaterwa nawe nubana n'Imana cyane Imana izakoresha birenze zamura icyubahiro cy'Imana mababa ijwi ry'Imana ryambwiye ngo nimubwire ngo ahantu tuye urakomeza gutura Imana iguhaye aderesi iguhaye gutura kandi aho hantu iguhaye gutura niho hantu hawe ko ni inzu y'amabati y'iki gihe amabati agezweho ni inzu ifite ibyumba bine na salo ifite saramanje harimo icyumba cy'amasengesho kandi umwuka yabwiye ngo ibyo ni indishi Imana ikwishyura zamura ibiganza itariki yawe Uwiteka arayimanye kubera ko wari ufite ba kagenzi ariko Imana yimanye itariki tolebo sinemande bosi de pa lebo wowe uri ku nkunda ijwi rirambwira ngo ubwire ngo ibyo abantu bari biteguye bizakubaho byo bikikubayeho Imana iguhaye ubuzima bushya wowe Yesu tera haleluya imikorere y'umuntu si imikorere y'Imana Imana iguhaye imikorere topere vore saleki mende bosi de pa nubwo umukabwira ngo iwanyu ari umwuka wa karani watuma mudatera imbere ariko Imana iguhaye umwuka w'Imana lebosiya hari umuntu wakuroze agaragaza no kubaga amarembo yawe unakagira ikintu cyinshi ariko Imana ikunjije ahantu ntabwo aho bafitiye Imana ikurengera bile bosi demande bosiya muzamura ibiganza numvise umukambira ngo mwiri iteraniro hari harimo imva eshatu ariko Imana ikwiye n'imva eshatu
Potrele foresta. Le deposia. Enemo sideba. Le kota la enemo. Zele bifo. Ibi tuba byegera bigiye gukubitwa n'inkuba ariko Imana irabizi. Negosha de bo element de foresta de taille. Pico titaya element. Primera wiri. Urashaka. Mazimisi unabishaka. Ntabwo uzongera utazi ko umupolisi mugiye guhura agiye kugikota agiye kugikota. Le bosita la enema. Pico sideba. Votita. Enema de le bosia. Mama wari uko kwini. Mama wari. Muzani. Ukile monazira. Le bosine mande foresa. Uri ntabwa. Ariko witeka kugarutse. Ubuzima bwawe bwari buri mu kintu kimeze nka cya giti cy'igitunga igitero. Maze mbese urukurira cyane. Wibaza ngo amaherezo yanjye ni ayahe. Ariko mukarambwe ngo ntongere guterwa n'ubwoba. Imana ikuremeye amashuri. Le bosine mande foresa rekia. Uyu mwana ureba umujyi umusengera cyane n'umugisha wawe. Azi Imana imuhaye ubwenge. Dayimoni bari baramukorobye ariko Imana imuhaye ubwenge. Bile kosideba aziga anaziga kugitera cyatanu azajya mu mahanga kandi bizakubera icyubahiro. Ubuzima bw'uyu mwana bwari baracuritse umucurikwa na nyirakuru navuze ariko Imana iramucunguye kandi uyu mwana azagira ikintu bita umutima wo gufasha abantu. Murebe wirebe ni igisubizo cyawe byo kwita ku buzima bwawe wegana mu Rwanda. Yesu akugirire neza ariko mu rugo ari Imana ikoze hariya hari ukuntu ari Imana ikoze. Yego tuze Imana irakwibutsa. Duhereze Imana icyubahiro. Ijwi ryawe ngo nimubwire ngo imbaraga zari zarahagaze hariya ku marembo zatuma mubaho ubuzima utakagombye kubayo. Imana igera hano. Tera haleluya eshatu. Haleluya. Mukayambwe ngo witegure kuvugwa kandi none witegure gusenga cyane. Kabiri mukarambira ngo wikangwa n'agatsiko k'abantu. Muri ako gatsiko ntabwo uri kumenya. Icya gatatu data yambwiye ngo ubutunzi aribwo amafaranga Imana yaguhaye. Do ushaho uri hano. Imana ikomere umugisha. Harabosele mandevo. Ikibazo cy'abana Imana yagikemuye. Genda guca rutuzi. Imana ikorera ishimwe. Dara ene mandevo. Leko titaya. Ari ikintu cy'abagore bagiye kwiba nk'imashini no guteza igihombo ariko Imana irakurwanira. Bire vole sale kide miri vole sale tayi. Numvishimo kambira ngo Imana ikunze kurwara ibihaha kubera ikintu kimeze nk'ahari imfumbi. Uteka arakurengera. Baho Imana iguhaye kubaho. Zamuri bigamanza. Muracyamwumva nzagaruke? Yego. Muramwumva nzagaruke? Yego. Imana ibamugisha. Imana iguhaye amafaranga. Aroto dushinyitse hari Imana ikukoreye. Ariko Yesu we umugabo nanje ndamwemera. Yesu wanje umugabo nanje ndamwemera. Umugabo nanje ndamwemera. Ndashoje aguruka dusenge nabatindi. Umumure ndashoje. Ko nanje zamuri biganza. Bamba mwami Yesu. Teri intambwe. Bamba mwami Yesu. Mwami Yesu. Ndundere nande sibyo? Walete gatera intambwe. Bamba mwami Yesu. Mwami Yesu. Guhera uyu munsi. Ariko wasimbaraga uhubije ijwi ryawe cyakirukana abadayimoni kwe ko wavuye mu rugo ware ko tutenyirije mama wawe na mani kuri zizozi zavi kuzimu twagutwaje umwana w'imfu ndakubwira icyo kibazo cya mama wawe. Hari umuntu wakorana n'umwuka we w'imbogamizi. Vamba mwami Yesu. Mwami Yesu. Guhera uyu munsi. Nirukanye. Imbaraga z'abadayimoni. Zarwanya mu buzima bwanjye.
kanwa kayo mwese ari umwana kiseze iki umutima muza iyo watuje akanwa kuzakira urakira vama guhera uyu munsi yaba Stephen bamuvuga iryawe uvuga irya Stephen uko ni gutabaza Imana ariko nawe uyitabaza Baritumayo yaratatse arataka baramufunga umunwa arataka Yesu aramwumva Yesu agasaba mugire gute gashaka kureba nyamara Yesu abona ko ari impumyi icyo ushaka ni gushaka kuko gihamagaye uri kumwe nanjye yego ari kumwe n'abana yego yabana mundakami ho mundakami rero niyemeje kurukura ngo abantu bose kamayoboye bakuru nawe hanga mu mude mukateye ijisho ndababa ijisho umundi twagiye wewe uyu munsi ntabwo nzakena ntabwo nzapfa mpemutse ntabwo nzapfakara ntabwo nzakina mu nzu y'umukode guhera uyu munsi nitandukanyije n'umwuka w'ubukene n'izina rya Yesu iyambukije Abayisiraheli nanjye ninyambutse Yesu nyambutsa wateye intambwe bana amashuri umuntu w'umugabo yego kimwe cy'umweru kizambera icy'umugisha icyo nabonye mu cyumweru gishize muri iki cyumweru nzakibone ntabwo nzarwara ntabwo nzakora impanuka ntabwo nzaburara ntabwo nzajya mu bitaro ntabwo nzafungwa nanze abadayimoni mu izina rya Yesu iki cyumweru kizambera icy'umugisha haleluya haleluya icyo abadayimoni bari bazi ko ntazageraho guhera uyu munsi ngiye kukigeraho hari abantu Imana igaburiye hari abantu Imana umva ndabivuze hano hari umuntu ukumbuye isosi hano hari umuntu ukumbuye akanyama Imana iremeye abantu agasosi mu izina rya Yesu tera haleluya tera haleluya noneho umva ikintu kinejeje mugisohoka hano mugisohoka mugiye kubona amafaranga amen 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 ninde ugafashe matenda witera haleluya amen ikindi Imana inesheje Imana irambuye ngo mbabwire ngo ibahetse ku mugongo wanyu amen ijwi rirambuye ngo nimbabwire ngo intambara mwarwanaga Yesu arazitsinze amen ayo mashi ayawe ayawe ayo mashi we ayo mashi ayawe izo mundu we izo mwana kugira neza irakamaye nanze kurya nanze amaso nanze amafaranga ayo mashi ayawe uwo mutori we uwo mutima we uwo mutima we
kizakubera cyiza, kizakubera icy'umugisha. Iki cyumweru Imana cyumwe, iki cyumweru Imana izakubera ibishaka. Zamura ibiganza senge. Mwami Yesu, iki cyumweru kizatubera icy'umugisha. Turabyizeye, turabitahanye. Njyewe n'urugo rwanjye uku kwezi kuzambera uk'umugisha. Kuno kwezi kwa gatatu kuzambera uko kwakira. Mu izina rya Yesu. Hari abantu bari barasabye Imana impano, Imana irazimbanuye. Komera Imana amashyi bakira impano y'Imana. Yeremo satakaye, yeremo kora babasira, yeremo tara, ezemota. Ndabona umuntu warwanaga n'abadayimoni nijoro, Imana imukuriyeho abadayimoni. Nakatara, ezebota, elekosideba. Wasengeraga amafaranga, Uwiteka arayaguhaye. Nakosedebo, warwanaga intambara nyokobukwe, Imana irakurwaniriye. Reko yabasekota, remonde bosia. Wari warabaye iciro ry'imigani, akiri ubutabazi. Taramokosia, zamura ibiganza utere haleluya. Dore Imana irakuremye. Erebosieba, warinde bose nebota. Wari urwaye umutwe, Imana iragukijije. Imana igushyije mu nda yawe. Ibyo ni byinshi Imana ibikuyeho. Ntabwo uzabarwa. Iyo randevu Imana ibikuyeho. Rekora basekota. Imana itanze urubyaro. Imana itanze abana. Imana ikijije indwara. Ekora masereba. Enemo sekotaya. Itora Imana irajyaguye. Imana itanze inyubako. Imana itanze amabiro. Imana itanze uburyo. Komera Imana amashyi. Reko yasedeba. Reko taya. Hari ibintu basengeraga. Hari ibintu basengeraga. Hari ibintu maze nisuserekera. Imana irabiguhaye. Uwiteka aragushubije. Akira igisubizo cy'ikibazo wasanye. Arebe Imana yubatse niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse. Tujye gusenga, niguse, niguse. Muhereza imbaraga zo gusenga, muhereza imbaraga zo kwizera, muhereza imbaraga mu rugendo yatangiye. Hereza imbaraga uyu muntu udukurikira, hereza imbaraga uyu muntu uri kureba YouTube, hereza imbaraga umuntu uri mu rugo, uyu muntu uri muri Amerika, uyu muntu uri mu Bwongereza, uyu muntu uri mu Bufaransa. Turamusengeye, muhereza imbaraga Mana, mukoreho, mukoreho Mana. Akeneye imbaraga zo gusenga, akeneye urubyaro, akeneye amahoro mu rugo, akeneye gukira, akeneye imbaraga zo guhanura, akeneye kujya mu masezerano. Hereza imbaraga, manura imbaraga Mana. Rekotara makosada baba, rebose
lebo sitara ezebo, nirukanye iyo ndwara, nirukanye iyo diyabete, nirukanye iyo kansa, nirukanye iyo muvuduko w'amaraso, nirukanye iyo kovide. Ndasenya imbaraga zikubangamira, ndasenya imbaraga za karande, lekotara enema. Ndaguhesha umugisha aho uri hose mu gihugu cyose urimo. Ndakwaturaho umugisha, ndakwaturaho ububyutse, ndakwaturaho kuramya Imana. Lebo setara, ntabwo abana bawe bazakenyuka, ntabwo bazanywa urumogi, ntabwo bazanywa kokayine. Ndabizi mudukunda muri benshi, mukurikira n'iyicaro, muri mu nzu y'Imana, urimo uratwara imodoka, uri mu kazi kawe, ufite intambara za buri munsi, ariko Yesu wazuye Lazaro, Yesu wakijije, Yesu wakoze ibitangaza, nawe nagukoreho. Zamura ikiganza cyawe aho uri, zamura umutima wawe imbere y'Imana, ongera wumve ko Imana iri bugufi bwawe. Nakubwiye ngo wizere ko imbaraga zikiza umutwe zakiza n'amaguru, imbaraga zikiza umutwe zakiza indwara yose utunze. Lebo satala enema, lebo sekotaya, lebo sinema. Wizere ko imbaraga zatumye utwita zaguha no kubyara. Lebo sekotala, imbaraga zatumye umubyara zizatuma unamurera, imbaraga zagutwaye aho ngaho zizanakurengera. Ndagira ngo wizere, ndagira ngo umenye ko Yesu agikora. Yesu aracyatanga akazi, aracyatanga imodoka, aracyatanga visa, aracyatanga agakiza. Wizere. Iki cyumweru, kuno kwezi, uyu mwaka ni umwaka Imana igiye gushumbusha abantu, ni umwaka Imana igaribye inzige zariye. Uyu mwaka ni umwaka Imana izarinda abo yavuzeho. Uyu mwaka Imana izahagarana nawe. Bana bosedeba, baravuze ngo uzapakara, baravuze ngo uzapfusha, baravuze ngo uzakenyuka, baravuze ngo iyo ndizavamo ntabwo izavamo, baravuze ngo ntacyo uzimarira uzakimarira. Yagira ngo mpamagare Yesu, nawe muhamagare. Tubiramo ngo Yesu, 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 binumbemo, gendera muri nje, korera muri nje, nyongera imbaraga. Yesu, hindura amateka y'ubuzima bwanjye. Ndagira ngo muhanurire, iki wanyu bari barakwimye, Imana irakiguhaye. Karande ziwanyu Imana igutandukanyije nazo. Warotaga imbaraga zo mu miryango usubira iwanyu, Imana irekuye ubuzima bwawe. Wahora gusubira inyuma, Imana iguhaye iterambere. Wahora kurwana na karande ziwanyu, Imana izigukuyemo. Iyo mivumo Imana yigukuriyeho. Akira kurama, akira gutera imbere, akira amahirwe, akira kubaho neza. Umucyo w'Imana urakurasiye. Mbonye warakomeretse, wari warakomeze ariko Imana irakomoye. Umaze iminsi wumva amagambo akubabaza, ariko Imana iguhaye amagambo agufasha. Umaze iminsi wumva warisuzuguye, ndetse kubaho birutwa no gupfa, wumvaga ntacyo umaze ku isi, ariko ndakubwira ngo uri umumaro ku buzima bwa benshi. Imbaraga z'Imana zizabane nawe. Ndacimura imiryango yawe, amakare bari barasize imbere yawe nyakuyemo, imivumo wagendanaga nayo yikuyeho, ibyari byaratumye ukena mbikuyeho. Akira ubukire mu izina rya Yesu, akira gutera imbere, akira kubaho. Nta ndwara izagushobora, nta murozi uzagushobora. Nguyeho urutare bari baragusizeho, nawe genda ubone nk'iby'abandi, ubeho kandi unezerewe. Ubuzima bwawe mbubitse mu biganza bya Yesu. Aho utuye n'aho uba ngushyizeho uburinzi bwa Yesu. Wowe n'umuryango wawe na famiye yawe mbashyize mu biganza bya Yesu. Guhera uyu munsi kuzageza igihe azazira, azasanga uri maso, kandi ngusabire ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Yari Pastor Steven, inshuti yanyu, inshuti ya Revera Kami. Ndabakunda kandi nzagaruka. Turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom. Jambo ryarambye neza ngo uwaye umuhanuzi agacuma k'amazi.
azagabanya ingwano y'ubuhanuzi, uwaye umukiranutsi azagabanya ingwano yo gukiranuka. Ijambo rikangira neza ngo icyo umuntu abiri azasarura, ntabwo bashaka ipera ku giti cy'umutini. Nyemerera Mwami Imana ubaha amafaranga, buri wese n'umutima we agubwe neza. Ndirukanye indyanyi, imivumo na karande, ndabasabira umugisha uburyo n'ibumoso, abana babo n'ibyabo birindwe. Reka umugisha wawe mu bigega byabo, bagende batunge kandi batunganirwe, kandi bazagaruke hano ku cyumweru ufite amashimwe arutaya. Urakoze kumwemereye kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mababa nabo bazanye barasigara gakeya, na n'umuvuga butumwa arasigara gakeya, na n'uwamusobanuriye n'uyu nguyu nawe arasigara, n'umudamu washimusha arasigara. Twava imbere yawe Data wa twese, twahita dupfa ko Satani yatumira, ahubwo dukomeje kuba imbere yawe Data. Reka gutandukana kwacu ku mibiri kubikwera rero, umanuka utambika uzamuka, buri wese ugendane nawe, kandi uzaturinde turibanindane n'abacu ndetse n'ibyacu. Ujye udukomeza mu izina ryawe rifite ubutware. Sengeye gahunda z'itorero zose kugira ngo ziyoborwe nawe. Sengeye gahunda z'igihugu cyacu, sengeye abayobozi b'igihugu cyacu, kandi ndinginze Mwami wacu kugira ngo indwara z'ibyorezo byose birushaho kwisukiranya, ndetse n'impfu zidasanzwe ziza ku bantu turazitesha agaciro mu izina rya Yesu. Turakwemere kugira ngo abe ari wowe utegeka kandi uganze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bijyane natwe twese none n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha. Usibye abona